izanagura amarira izavana ubabaro bwose. Imana izanagura amarira izavana ubabaro bwose. Noneho ntacyo ubabaro ntwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, ijuru nta mubabaro n'uruhu. Imana izanagura amarira izavana ubabaro. Imana izanagura amarira izavana Imana izanagura amarira izavana ubabaro bwose. Imana izanagura amarira izavana ubabaro bwose. Noneho ntacyo ubabaro ntwaye, kuko nzawibagirirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kubabazwa mw'isi, ijuru nta mubabaro n'uruhu. Imana izanagura amarira izavana ubabaro. Imana izanagura amarira izavana. Rero uraza gusa nk'umuntu wigira kuri uriya murongo w'inyuma, hanyuma abo babyeyi baze kuza nabo bicare, kuko umwanya bamara bahagaze imigongo iba yaratubyaye iba yaragiye nayo ihuramo nyine nuko kutubyara. Reka rero umutoya wumva afitemo akabaraga aze guhaguruka nta kibazo, aze guhagurukira umukuru. Imana ibahe umugisha. Karibu komeza Sabido. kuba mbasha kuvuga imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana nari nzi ko ntari bushoboye, ariko hamwe no gusenga umunsi wa mbere kubyumva, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, mu minsi ishize ntabwo nabyumvaga, ariko narapfukamiye nsenga Imana ndayibwira ngo imbaraga kandi nshoboze. Imbaraga z'Imana rero ejo
turababaye imitima yacu irababaye ariko nanone ntabwo tubabara ngo duhereyo nk'abadafite ibyiringiro mpamvu nkomeza kubahumuriza mukomere umuryango Batamara mukomere umuryango wanjye mukomere inshuti abavandimwe inshuti za Tamara inshuti zacu tuvugeho gatoya umukobwa ya Tamara uwo nkunda Kirezi Tamara umukobwa wanjye w'imfura nabyaye nkiri muto tworoshye n'umunyeshuri ndangije mu kabiri segonderi igiye kwimukira mu wa gatatu tubagana nk'abana Imana igira umwana ari we nguyu turabishimira Imana kuko ni umugambi wayo ntabwo ari umugambi wayo Kirezi Tamara rero yavuze ku itariki 4 ukwezi kwa gatandatu 2021 avukira CHK tugera mu rugo urugando aho twari dutuye tuzanye uruhinja yiga amashuri y'incuke ku Kimihurura abantu bazi KBC yigaga maternelle munsi ya KBC amashuri abanza yayize Kanombe amashuri yisumbuye ayiga muri Sainte Marie Reine Kabgayi muri Troncome yaje gusoreza kuri Matazi ndashimira Imana aha hantu ko wenda iriya ntambara yari kuba yarambikanye tukajya dukora twibaza aho nguye ikatuyobera natwe tutari bigeyo ariko ndashimira ko yemeye ko ataha akaza tukamushyingura n'imiryango umwana wacu tukamushyingura tumureba tukamujyanira isororo tukamenya aho aruhukiye dushimira Imana ko ataguye muri iriya ntambara niyo mpamvu Imana irakomeye cyane Imana izi kuzana umuntu umukobwa yari mwiza Tamara yakundaga abantu yakundaga imiryango ye yakundaga imiryango ye mwese murabizi agakunda abavandimwe be akunda abavandimwe be yakundaga abana bagafite ikibazo n'iki ntabwo wahita kubibona ariko cyane Tamara ikintu yakundaga abana iki kintu numva kibabaje kinanshinguye nuko abagiye angana gutya byibura atadusigiye nako kana tujye tukamwibukiraho cyangwa reka mfate umwanya wo gushimira abantu bagize uruhare mu burere bwa Tamara mbere na mbere ndashimira mama umbyara ndashimira mama wanjye muri icyo gihe nari umwana ungana gutyo w'umunyeshuri wohereje kwiga muri interna ariko nakabona umwana waje atwite ababyeyi benshi kumwakira birabananira mwese muri ababyeyi bari hano biragorana ariko mama arakomera yihangana yarizika
aratuza ntiyambwira nabi ntiyaruka ntiyantera stress Imana ibigisha ndikubise se byarambaga nkatina kavuga navuga iki kujya mureba ku ruhande nkafunga kavuga nasindi uboroga ngo amibutse ntabwo ariko ndimugisha reka nshimire abavandimwe banjye urumva ufite umwana muto mu gihe gito bakagusubiza ku ishuri kongera ukajya kwiga segonderi Imana yasigaraga aho mama ajya ku kazi uraho mbese namwe murabyumva umuvandimwe wanjye Imana imugisha twabashije gufatanya kwiga reka nshimire nanone Papa Shami ndashimira umugabo wanjye yanshatse mfite umwana yanshatse nzanye Tamara ntabwo yigeze na rimwe mbona mureba n'igitsure na Tamara abamuzi yakundaga kubivuga cyane famiye ya Claude irabizi na Claude arabizi yakundaga kubivuga ati Papa Tamara akanamuvuga kurenza ngewe uko mvuga Papa Tamara yabaye imfura Shami yabaye imfura hahandi ndibuka ko ajya muri segonderi niwe wamushakira ishuri amurihira Minervale aramuherekeza afite ntabwo nakwibagirwa yikoreye ivari ngo aramuherekeza icyo gihe ngira ngo nari nka Shami mureba arenga agenda musabira umugisha gusa Imana umugisha warihiye umwana wanjye nta kintu yigeze abura bamurihiraga muzanye ingofero kugira ngo hari abo nakora uramugerageza Imana umugisha byarankomeje kuko iyo nza kugira umuntu ntabwo byari gushoboka Imana umugisha ndongera gushimira tate ndagushimira cyane tate ndabyibuka igihe nari ngiye gukora exeta ngiye muri CZN nabonaga ntashobora gutsinda ndi mu rugo icyo gihe ndabyibuka amayabaga yagiye nta muntu uri mu rugo mbona ngiye gufata umwana nkajya musigira abakozi gusa ngenda mu gitondo ku ishuri bose mu rugo bagiye mbona nshobora kuzarata ntazatsinda nagenda negera tate ndamubwira tate ngiye gukora ikizami none ndumva umwana wanjye ntashaka kumushyira mu maboko y'abakozi wirirwa mu rugo uri mu rugo ntaho uba wagiye ukunda abana ukurera ndakuzi none ndashaka kuzanira Tamara ngo mujye muba muri kumwe byibura nta n'urushishi nzi rwamukora hari kumwe na Tata nitegura ikizami neza aho bari kurara amajoro nkayarara aho bari kubyuka niga numva ntuje gusa ngire ngo arabyibuka ko buri wa gatandatu mu gitondo nabaga mpingutse mu rugo na envelope ipakiye kuko Tamara numvaga napakirira ibintu nkabipakira narabyinaga narafumaga nakoraga ibintu byose muzi umuntu akora kugira ngo umwana we ase neza amere neza abeho neza narabikoze ibyo narabikoze abantu banzi mu Rwanda barabizi ko narabyinaga kubyina ariko amafaranga nabyiniraga ntabwo yabaga ari menshi hano ubwo yarengaga 5,000 cyangwa 7 ariko nahitaga mbyuka mu gitondo no kwiga tate Imana kubera umugisha warakoze kunderera igihe nagarutse gufata umwana ngiye kubana na Papa Shami nta kibazo umwana wanjye yarameze neza ari mu bavandimwe bamurira nk'abavandimwe nta kibazo rero Imana umugisha mwinshi
rero Tamara Imana imuhira urugo rudashira abafite ibyiringiro twizeye ko tuzabona nawe turabyizeye birakomeza rero umwana ageze igihe yumva ko avuye muri jene yari amaze gukura ashaka gufatira ibyemezo uyu munsi akavuga ati ndaba ndi kwa Divine agiye kubyara reka mbe ndiyo atazabirya atazagira gute yari umwana uzi ubwenge cyane ukunda umuryango we cyane ariko agiye kugenda yabanaga n'abana biganaga iyo ngiyo baba ahantu hamwe kugira ngo babashe no kwiga uburyo bigaga online kugira ngo babashe kudatakara zakomeze amenye twese dutunguwe ubundi mpagaze nk'umukuru w'umuryango Claude yavukamo ndetse waba Claude sekuru wa Tamara si igihe kimwe ngo nahoraga na Tamara nita umugore wanjye ndi buri mugore wanjye mu bagore bakuru ko hari utundi dutoya natwo tukivuka n'utundi tw'amezi hamwe na souvenir ubwo twibukaga se wa Claude ariwe mukuru wanjye rero nakomeje ku ifoto ye nakomeza kwibuka ko asekuru w'umuntu uri hagati y'abagore benshi babwira ni mwebwe muri urugero namwe muri urugero naba uko bakurikirana kandi ejo bundi haza hari umutundi rero abakuru zagenda amashyingira misigaranira abato uko bagenda bavuka bukuze mushyingira urumva byabaye nanjye nabuze umugore uwo munsi nababereye nka sekuru we na souvenir sinzi ahari muze ni mwebwe mwabaye bakuru ni mwebwe mwabaye ku bakuru ariko ni kugenda rero abana bari hamwe na sekuru rero amateka bayavuze na Sabine nubwo atavuze amazina ye bumvise Sabine gusa ntiyabishoboraga buriya Tamara na Singumuremyi Claude Mukamana Sabine bamubyaye ahandi aho yamubyaye yabivuze sehashika mu Rugando rero ikintu cyakomeje ku mutima cyane sindabona ahantu abantu bigeze baba Rugando twavuye imihanda yose ariko Rugando n'ubu yo abaye Rugando murabonana mugasanga muri abavandimwe bitangaje aba bana bose rero ari Sabine n'umwana wanjye rero tubuze umunyarugando wacu ariwe Tamara watuwe mana sinamura kuvuga umugisha ariko burya sekuru ariwe mukuru wanjye agejeje uravugaga ni wenda yo naza kuguma ncokoza umwana wenda ntabwo umutima wanjye uba kubabaye ariko buri kanya namukuraga nkamukura rero ariko witeka habwa icyubahiro kuko nyina yabivuze nyir'umuringa yaje utega ubwoko rero reka mbashimire cyane izina ry'umuryango Claude turabashimira byimazeyo ko myaka maze si mike uretse ko nanone nifuza kuzabaho iyindi ariko bidashobotse nabwo rwose ntabwo Imana nayibwira ngo nyibwire ngo Imana waramenye
nayireba kuko iyo nayo mbonye byinshi ariko hari henshi nageze nkabona abantu bitwaga ngo bari bakomere kuri isi ajya ko buri muntu wese azaca muri iyi nzira kandi azashyingurwa ariko hahirwa ugira n'abamushyingura kuko hari benshi batabona kubashyingura. Rero muri ya myaka maze nzi benshi bitwaga ko ari abakomeye kuri iyi si batigeze babona abantu babashyingura. Ubwa mbere ni kuri sayidi ya mama nabonye abantu bari babuze, nabonye abantu kabiri kuri nabonye abantu bari bahari, nabonye ko n'abantu babuze aho bahagarara imodoka zibura byanyeretse ko Tamara yabanaga n'abantu, byanyeretse ko Kurota abana n'abantu, byanyeretse ko Sabina abana n'abantu. Rero bavandi utarabigira yige kubana n'abantu Tamara kuko tubonye ko aba babyeyi ba Tamara abari mu ariko bireba abari hanze hariya hararuta bari mu nzu, ariko nzi abantu bitwaga ko bari bakomeye babuze. Hari ikintu kimwe cy'umuntu witwa ko yari akomeye, nta covid yari ihari, Tamara papa we yigeze kuvuga ko Musinga yizeraga nuko Imana twibyiringiro, ariko reka mvuge akantu kamwe k'umuntu w'umuhanga umwe witwa Pascal Blaise Faransa, yari filosofa. Baramubaza batari guse filosofa, tukabona urajya mu by'Imana, urajya muri ibi, tugufate mu yihe kote, uri mu yihe numva nta n'icyo bintwaye, nta n'umutwaro numva nkore. Ubuse nimpfa Imana ikabihari ntarayemeye nzaba nkongi, ko nanjye ku giti cyanjye byandenze nako bimaze iminsi bindenga, kuko najyaga hangana hose kuko arahari. Yaba kuri kote aho Françoise ari mba mpari nanjye, sibyo Françoise ko turavukana iyo nkomoka Kurota hari hose basanze abantu nanjye ubwanjye ngaragisiba uyu mwana wagira ngo ahantu bajya bashyiramo pressure ngo utanarira ahubwo bakagukubita banyuza ari muri North Korea, muri Korea y'Amajyaruguru. Iyo utanarize byonyine wabihanirwa. Bivuga ko population y'abantu ibihumbi ya miliyoni 85 zabo bose bagomba kwatendinga niba hari ubuyobozi bapfuye kandi bakari. Rero twese uko ariko rero abantu nabonye wagira ngo rwose hari umuntu wababwiye ngo ugomba kujya mu kiyozo kuko abantu bigeze babona naha kwiga. Rero ndabashimira mu izina ry'umuryango dufite icyo twabaha, kandi ntitwibifuriza ngo namwe muzagerweho nk'ibi byadushenguye umutima oya, ariko nabwo nibibageraho kuko ari ngombwa, ariyo nzira muzadutabaze natwe tuzabatabara. Kandi nimugire ibyiza, hari ubukwe mwagize n'ibindi birori nabyo muzaduhamagare tuze twishimane namwe, ari mu byiza ari mu bibi tuzahora tuhagarare namwe, kuko ntidufite uko twabashimira kuri nta nubwo dufite icyo twakura ibyo mwadukoreye. Rero Claude na Sabine mwihangane.
Nah.